wanje men mwe muraraburije men tupirekana n'abahebe ba men ni muhebebe men murahebye ni muhebebe men urahebye ngaho hebe ba abamebesheje byakomeye urabahebesha neza urumva nayo ndazamuka kamisha hita nkubita inote 10,000 pro kubera kubyina gusa urumva ni muri kaminuza abanyeshuri bose bari ba kaminuza bahari iyo 10 nahise ndifata njyana n'abajeni banje bahise bankurikira nyine tujya kuri bako muri kaminuza ahantu kuri basket barahazi tugenda ahantu mu kabari tugura inzoga turanywa turishima ariko icyo gihe nahise mbona ko ibyo bintu ari byiza nahise mvuga ati nimba umuziki umuntu ashobora niba ngiye kubyina bakama 10,000 biriya bintu nanjye mbikomeje buriya ari igihe havamo amafaranga icyo gihe rero abajeni byarangiye mu iryo joro niho naje abajeni bamwe bari bankurikiye mu iryo joro twarabaniga 10 ariko nagerageje kuramo bake nkuramo abahungu 5 twita dukora itsinda ryitwa abakangurambaga muri 2000 ari kuvanga ku kintu kibi ntago baba bakina ariko urumva ko akundi nyine ushaka kugenda wenyine urumva ugashiduka nyine uhuye n'abakobwa bakakwiyongoza ariko abo babaya genge bo nzazana iyo genge yanjye yitwa babaya genge nyine izajya muri kumwe nanjye ku buryo ukivuga bakangure cyangwa muri show ahantu hose nzayamba ndi kumwe n'abo bajeni bita babaya genge murumva ko ari munanga reka tureke gutinda cyane mbere yuko tugutumira twabanje kumva inkuru ya mu minsi yashize yagiye ivugo ubwo twatumiraga Papa Cyangwe twamubajije kuri saga mufitanye ikibazo mufitanye cyuko mwamwaye amafaranga ariko ngo mukorane indirimbo amafaranga akayarya muri procedure yuko amafaranga yes reka nanone nangire mbaha ikaze kuri mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri International Harmony TV nkuko mubona ni CG Talento kabwe ngo natarakora subscribe banze kuri subscribe tujye tubasha kubana 5 kuri 5 undi tujye tuza twimanukira dukubita tubangura ariko tunabazanira umusani umusani umeze neza guhera hasi kugera hejuru nkuko muri kugenda mubibona tukaba tugiye kuba ari we tuganira kuri aka kanya tugiye kuba tuganira ibintu byinshi cyane araza kuba babwira ni muntu ki reka nangire nawe muhikaze kuri kamera za International Harmony TV umusa meze gute ni fresh mwana mu big up ni neza ni good muri kubyumva nyine ni umukangurambaga bakangure basyonyore batimbure bafate batangatange barabure umuhanzi nyine ufite hip hop iri show imeze neza abafana bashaka kandi ndumva ndumwe mu bahanzi igihugu gikeneye kitarabona ndahari kabisa ndahari n'ingiye bakeneye ariko ntabwo bambona ariko ubugeze amahirwe ko bubanyeretse n'ubwa mbere bambonye abantu batubonye bwa mbere bambonye bwa mbere ndabasuhuje aho muri hose n'abanzi mu gihugu hose ati nije bakangure basyonyere bagire gute n'ibindi bafate batanga ayo mazina noneho wowe nibarabure witwa hunga bakange ndi mu nzira ninjye bundi babita bakanga numvuri hejuru bro niyo minsi yanjye meze neza meze byemeze vibe z'umwaka musamihire ni gute vibe z'umwaka mane shayira umwaka washize byari bisaza ariko ubu ngubu turi kuwutangira tugira ngo tureke ko tuzawurangiza amahoro muzakora mesha ariko sha uriya wari ukomeye pe ariko uyu nguyu wo pe tangiye neza indirimbo cyashya ndi kuzishyira hanze turi no guhura uri kunyereka abakunzi banjye yego birebye ngutangiranye imbaraga kuko niko ndi guhura nawe rwose turi guhura muri bwo bwenge ijwi ryo kuri pro ahangaha rero niho nanjye ni hano show yes nuko mubyumva rero basyonyore bakangure namubazaniye agiye kuba tuganiriza kubigeneye n'umuziki we na hip hop nyarwanda ni hip hop nyarwanda cyangwa ni American hip hop oya ninjye murapero rapa nk'abanyamerika kuko ntago ari kukubeshya pe ndaza kuba kubita kapera bumve imiziki yanjye iraryoshye imeze neza ndabakubitira ntari babakunzi banjye aho muri hose murabyumva itandukaniro ryanjye n'abandi basani bahari ndababwira ndumva nibagire kure kabisa wowe kugira ngo ejo nzakuzanira undi musani nk'abakanguruza kusyonyora bakangure aho bari hose bazi ndagusuhuje rero kandi namaze kukwakira reka tukubite tubangura dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tutagiye kure
twari turi mu minsi yashize hari abantu twigeze guhurira nabwo tujya kuganira reka iminota tubana mikeyo muri ya show ya Riderman muri show ya Riderman ya show ya Riderman cyaje nabonaga washushe byata ese byarangiye ukubise njye nahavuye hakiri cyane ngiye ari byarangiye nkubise byahatari nsigenda abafana Riderman nuko ari ukugira ngo nuko mbikubwiye wajya ndakubeshya ariko bari bahari muri Famosa barabibonye Muhanga ni neza kwa abantu bazi Jide Marire muri Famosa hano muri Muhanga mbibutse ko ndi n'umuhanzi w'Imuhanga muri make nyine bansobanurire neza n'abantu batanze banamenye twe dukubitira Muhanga mu gihugu hose ntara zose mbega intara y'amajyepfo birebye dufite gahunda yo gukura Davis D mu nzira yiterera atanayibamo intara y'amajyepfo ariko ngiye nk'umuhanzi ngiye wo mu ntara y'amajyepfo nagiye mbireba mbona yuko uyu mujyi wacu ukeneye abawuyobora ndavuga ati reka nanjye magararane Muhanga nanjye nkore nange hip hop imeze neza indirimbo zanjye ziba zihari kuri channel man indirimbo zirenga 500 uzokora indirimbo zirenga 500 wakintu ariko ntabwo biracama ariko sindacika intege wakintu ufite ingoma 5 nta nimwe izwi mose mfite miliyoni hariho yazirimo izizwi harimo izo nakorana na Jay Polly zizwi ba Gisa Kinganzo yo koranye na Jay Polly yitwa bayita waranyanze yarasohotse se irahari kabisa nano kutakapiramo gake tukagira tubiva waranyanze Jay Polly barimo ngo urushako ruragwira simba beshye urakunda wadweretse nimureshye ugasanga wahisemo ni mu byumva kimwe atangiye kugushyira ku kigereranyo we have the new bo bareba maniyo uhekenya amenyo comotse wa mvumo siga umupeso nguri dajudaseba enduka umunyabyaha ugasanga baraba abaturanyi bareba byose bizahaziraniwe wanazira selfie kumwe na Musi Habibi kutamfatanya ubuki bwanjye ku cy'ubutanga nunzi neza nubwo nagwa mu rukundo nta Muhanga twese turiga sometimes agiyebuka ko ngende n'amaniga wishinze izo mbaha ngo zara fresh gusa nge nagafashe kuva kera kuva n'inyamasheke urukundo ndarusheshe ndi mwene muze reka nshake kashi zanjye nzabona udutaneri cyasha wallahi nanjye nagitera iyo ndirimbo nyine sorry gato iyo ndirimbo ni indirimbo ivuga ngo waranyanze unyita umukene ngo none ubu nshatse ndi mu baherwe ubu ndi muri studio ndi kumwe n'ama gangster do come again ndi mu baherwe nyine ni indirimbo twarembye turi gukatira umudemu wacu nyine njyana ni story yanjye na Jay Polly nyine no umukobwa waranyanze ariko akanyaga ko nta mafaranga mfite to ariko nyine nkaza kuyabona nkuko bunyoshye ngaryo ndasuza n'abanyanze mbere n'abanyanze ntabwo wabura umufungo twahura cyane kaza guhorana bakangure ndumva hari igihe mu myaka yashize njye nari nyiri umwana ko ari nyiri muto ariko ntabwo nari nyiri muto cyane wenda ku buryo ntari nzi ubwenge ariko nakunze kumva groupe yitwa abakangurambaga ndumva ari naho wahereye uyiyitirira ese uhuriye he niyo groupe yitwaga abakangurambaga kuvuga ngo abakangurambaga iyo ni story ya kuru nabayemo mbere yitwaga abakangurambaga twatangiye umuziki wacu muri 2013 dukorera umuziki ihuye niho nabaga i Butare waje kujya mu gitaramo muri 2013 yari launch y'indirimbo ya Kamishi umuhanzi bita Kamishi no twageze igitekerezo cyo gushinga iyo rebo nyine yitwaga abakangurambaga twahuriye muri auditorium na Kamishi kuko buriya ntago twabaye abahanzi bidafite naho bikomoka ni story nakubwira ikamara amasaha menshi ariko ihari iyo story ya launch ya Kamishi niho twagira igitekerezo muri 2013 cy'uko tugomba gukora umuziki niho nyenje natangiriye umuziki ariko ukuntu na nyine byaje kugenda naye nagiye kwirebera Kamishi nk'ibisanzwe nyine to kumufana nibera i Butare ngo ngiyeyo nyine ndagenda Kamishi sinzi ukuntu yabwiye abajeni ngo mani ngo umuntu ushaka kuza kubyina hano nazi urumva naye ndazamuka Kamishi ahita nkubita inote 10,000 bro kubera kubyina gusa urumva ni muri kaminuza abanyeshuri bose bari ba kaminuza bahari iyo 10 nahise ndifata njyana n'abajeni banjye bahise bankurikira nyine tujya kuri bako muri kaminuza ahantu kuri basket barahazi tugenda ahantu mu kabari tugura inzoga turanywa turishima ariko icyo gihe nahise mbona ko ibyo bintu ari byiza nahise mvuga ati nimba umuziki umuntu ashobora niba ngiye kubyina bakama 10,000 biriya bintu nanjye mbikomeje buri hari igihe havamo amafaranga icyo gihe rero abajeni byarangiye mu iryo joro niho naje abajeni bamwe bari bankurikiye mu iryo joro barabaniga 10 ariko nagerageje kuramo bake nkuramo abahungu 5
duhita dukora itsinda ryitwa abakangurambaga muri 2013 dutangira dukora gutya ariko biturutse ku gitekerezo kivuye aho ngaho kwa Kamishi. Guhera icyo gihe 2013 twakomeje turikodinga indirimbo kugeza n'ubu ndacyakora. Gusa abo bahungu bita abakangurambaga twakoranye indirimbo nabo nyinshi izigaragara, ama-audio, ama-video mu ma-studio meza, ariko twaje gutandukana nk'uko n'andi magroupe menshi yagiye atandukana nkomeza nkora umuziki carrière solo yanjye jyenyine. Ubu ngubu ndi gukora ku giti cyanjye jyenyine, nshaka amakorabo ku bandi basane bandusha imbaraga. Nta gucika intege birimo kubera yuko n'ubundi kuba uri umuhanzi ni byiza mangiye kwa ndi umuhanzi ubona ari ingenzi. Bakangure urumva story yawe ari ndende cyane, ntabwo kwikubwira akantu ku kandi byamufata amasaha menshi. None ngiye kukubaza ikibazo kimwe, batubwira ufite indirimbo zirenga 100. Ni ukuvuga ko buri mwaka uvuyeho ukuri umwaka wa 2013 ukagera muri uyu mwaka wa 2025 urumva hashize imyaka 10 n'ingahe? Ni imyaka igera muri 13 gutyo kabisa, ireme irageramo. Iragenda igeramo. Muri iyo myaka tuvuga ko muri buri mwaka wakoraga zingahe? Hari ahantu hageze nkajya mba muri studio nkabanza nkaho nyine nibera muri studio n'ubundi nsohora indirimbo za buri munsi. Urumva uko mbitekereje mfite amahirwe y'ama-studio agenda y'amakampani agenda nyine amfasha. Kuko nagiye na uploadinga imiziki yanjye bamwe barayikunda tukayikora, ariko kubera kubura abantu nyine bantera imbaraga nabanyereka ko banzi nyine bakabinyereka mu muhanda kugenda bamfasha n'abanyamakuru bamfasha. Urumva ahantu hose bamfasha, ariko cyaje kurangira n'abayicyamamare cyane nk'uko bikwiriye, ari nabyo nyiri guhiga kuri ubu ngubu ndimo ndahiga kuba umusitari birenzeho. Mu ndirimbo zirenga 500 waba warakoze, turashaka kumenya umumaro munini zaba zarakugiriye cyangwa inyungu zaba zarakuzaniye, kuko iyo gukora umuziki hari ukuntu tuvuga ngo waspendinze wishyura studio, ukishyura aba director, ukishyura buri kimwe cyose. Bivuze ko weho ibyo byose wasohoye ushobora kubishyira ku kigero cya kangahe? Ese nyuma yo gusohora winjije ibingana gute muri uwo muziki? Mu ndirimbo 500 zakunjije angana gute kugira ngo twumve neza umumaro w'umuziki? Ahubwo mbere yuko yenda nkubwira yo zanyinjirije ndwanje nkubwire nayo zantwaye yenda ayo mafaranga. Je nizera ko umuziki wanjye kuri ubu ngubu ushoboye kuba uri muri miliyoni yenda nko 85 z'amanyarwanda bro. Ntabwo ibyo bintu wabyemera, kandi ayo mafaranga ntabwo ndayatunga mu ntoki. Urumva, ariko mu majoro ubwo sinkizemo amajoro amahayi nanyweye, inzira naciyemo, ibintu byose naciyemo nk'iyo mizigo yose. Ariko sometimes nizera ko indirimbo imwe yonyine iz'amahiti cyangwa ahura n'umuntu nyine akabasha kunyereka igihugu cyose. Ntabwo ayo mafaranga yagarutse yose, ntabwo yose yagarutse, yenda ntabwo nabona na make yagarutse, ariko ntabwo yagarutse muri make, ntabwo yagarutse. Miliyoni 85 zanjye ndacyaziga mu muziki, ariko nazishyizemo ewana kubona umuziki nyine hano hanze. Reka kamubwire man, industry dufite hano mu iki gihugu cyacu urumva irahari pe, ariko nyine uburyo dukoramo bihira bake, niko nabibona. Hari abantu babifite, hari n'abatabifite, ariko nanone ari igihe unagenda usubizwa inyuma no gufungwa nanone mu bintu by'ubuyobozi, kuko yenda ari n'igihe cyagiye kigezamo mu izo nshuro zose nkaba ntari hanze mu gihugu, ndi mu kindi gihugu muri make. Nagiye kurya yanjye cyabantwaye amafaranga pe. Abantu bari mu gihugu mwese mungirire imwe, ibiceri byanjye bigaruke, numva imiziki yanjye, ibiceri byanjye bigaruke, munumire mu bitaramo bakiri, ibiceri byanjye bigaruke. Imiziki 500 ifite kuri YouTube, audio, video. Amani mwege muze mandi, kandi si ukuvanga iyo miziki niyo nshaka gukora gusa, nshaka ko nagiriza muri miliyoni 2. Urumva, cyangwa recording izindi ndirimbo zirenzeho mani, kubera ko nagucika intege nk'umuhanzi. Akazi kanjye ni ukuririmba, no gutungwa n'amagambo yawe. Bakangure uyu munsi waje tuzaniye indirimbo ni indirimbo yitwa Ibijigo Byararengewe. Ibijigo message nyine irimo hagati ibijigo byarengewe ni ikirago. Nuvanga kenshi abenshi dukunda ibiryoshye mu kanwa, mba numva ko akanwa kanjye gafite ukuntu karyohewe n'ibintu nyine, mba mvuga ati ibintu byararengewe, ibijigo byararengewe nyine. Mwavuga ngo byararengewe, ibijigo byararengewe, wino tubirengeze, ndi ku mufungo, ndica agakoko,
sinkubeshye ubuzima bwarahindutse muhungu mukuru bwira baby wawe ino hazi ibijigo tubirengeze nabazaga hene abana mbona basaze nsapi cyangwe uzibijigo tubirengeze byararengewe ibijigo byararengewe mba mbonye ibintu byanjye byaciyemo nubwo ayo mafaranga yose yagiye urumva nubwo nakoze iyo mizi 9 niba yumve ku rwego rwo hejuru ngo mbashe kuba umusitari nk'abandi bose bahari mfite imodoka ituruka mu muziki mfite inzu ituruka mu muziki umugore uturuka mu muziki umwana uturuka mu muziki urumva ibintu byanjye byose ubusanga mbyuka nyine ari location zo muri move mu binyamakuru nisanga no muri bya bitabo nyine biri kuri page y'ibinyamakuru binini nizo zari dreams zanjye ubundi bavuga ati ibishigo byararengewe ariko bizanarengerwa nta wasi mwana yo gaho kurengerwa kw'ibishigo ni ukubona amafaranga ukarya ukabona ibintu nyine ukaba wagenda mbega mufuka ahantu uciye hose ntacyo ubuzima ari neza nyine byararengewe nyine yalasha nawe urabyumva ubuzima bwarahindutse nyine nuko mbibabwira avuga ati bakanguriye ngiye muri dreams zanjye mba numva ubuzima bwarahindutse ibishigo byararengewe indirimbo yasohotse muri uku kwezi kwa 12 kuri 20 gutyo yazanye na Noheli na Bonani yarangizanyije n'umwaka itangira n'undi ni indirimbo yitwa ibishigo byararengewe nazishyize hanze ari ebyiri niyo bita Mambo VIP zo indirimbo ndazigusigira uze kuzishyira kuri iki kinyamakuru cyawe baze kuzumva nabo kandi oya nanjyewe nugira ikibazo oya njyewe ku muziga bari yanjye mnemere kuguha genda ugwa nari muzigo n'abandi ubuwumvishe ni indirimbo nziza iryoshye ibyinitse nayikoreye kwa Nganji wakoreye bushari ku Gasima Kenya Trap yo babwira ko mfite na genge yitwa Ababaya Gang nshaka kuzata hanze mu minsi Ababaya Gang Ababaya bisobanura abakoboyi nyine batajya bakina abahoya ntago ari kubanga ku kintu kibi ntago baba bakina ariko urumva ko akunde nyine ushobora kugenda wenyine urumva ugashiduka nyine uhuye n'abakoboyi bakakwiyongoza ariko abo Babaya Gang bo nzazana iyo genge yanjye yitwa Babaya Gang nyine izagiye muri kumwe nanjye ku buryo ukivuga bakangure cyangwa muri show ahantu hose nzayamba ndi kumwe nabo bajene bita Babaya Gang murumva ko ari munanga reka tureke gutinda cyane mbere yuko tugutumira twabanje kumva inkuru ya mu minsi yashize yagiye ivugwa ubwo twatumiraga Papa Cyangwe twamubajije kuri saga mufitanye ikibazo mufitanye cyuko mwamaye amafaranga ariko ngo mukoranye indirimbo amafaranga akayarya muri procedure yuko amafaranga azagera gute muri procedure yuko amafaranga azayabasubiza ese ayo mafaranga yarabasubije cyane nayo yigeze basubiza nyine Papa Cyangwe twakoranye nyine indirimbo urumva twari kuyikorana Pluto ntago twayikoranye twavuye intanga dutewe inkunga n'umubosi w'intanga bita yitwa Du Young Man umujene w'umubosi wari wanyikundiye shaka kuneza imbere pe anyemerera ko ibintu byose agomba kubinkorera nyine bijiga kabirengeza yifuza gukorana ko twakorana indirimbo na Papa Cyangwe ko subize ko Papa Cyangwe mu minsi yashize seri yaje kuririmba muri Famosa n'ubundi nawe niho twari twahuriye tugitekereje cyo gukorana na Papa Cyangwe indirimbo ariko biza kurangira kubera show Papa Cyangwe yari arimo ejo muri Kigali University n'ahandi ni ibintu byari byabaye imbere y'uko ira show iba agenda agira ibitaramo byinshi tuza kuburana na Young Grace ari gukora indirimbo nawe ku Gisenyi tuza kuburana muri makeya ibiceri byacu twari twamuhaye ibiceri byacu yarabiduhaye urumva yarabidushubije urumva ariko mu by'ukuri nubwo twega amafaranga twari twamuhaye byari 700 urumva indirimbo imwe urumva ibyo 700 nibyo mubwira nyine ngo umuziki uti amafaranga ni boss wayishyuye yaranayamwishyuye yishyuye studio niyo ndirimbo yitwa Mambo niyo yagombaga kuririmbamo urumva iyo ndirimbo yitwa Mambo ariko Papa Cyangwe twege ibihumbi tw'amafaranga twari twamuhaye yaratubwiye ati njye ndi kubona ndi mu mashow menshi ndi kubona ibi bintu bitapfa gukunda ntapfa kubona umwanya ati tuzakorana ku yindi projet yindi ati njyewe ndabona nabasubiza ibiceri byanyu mukikomereza twaje gukoramo iyo ndirimbo isohoka ari twenyine njyewe bakangure na Kabwibwiji umujeni nta muri Muhango uzwi cyane ukunzwe cyane ufite n'ijwi rya Danje byose cyane sharap ku bahungu bakunda Kabwibwi
abakobwa abanyakigali abantu twumva mu ntara hose bumva imiziki yacu muri make yaba twishimira natwe turabakunda papa cyangwa nubwo atabashije gukorana nanjye muri uyu mwaka ariko nzakomeza mugende uko ngenda ndamukunda nzakomeza mugendeho mani mushakishe. Turimo tugana ku musozo bakangure ndashaka kukubaza mu buzima busanzwe iyo nkundi y'umuziki nyine iyo utari mu muziki hari ukuntu nyine imibereho yawe ni iyihe ese ubaho ute ukora iki urinde mbese nyuma y'umuziki? Imibereho yanjye mu buzima busanzwe ubundi ndi umuganga ucuruza imiti ya gakondo ariko nyuma yaho nkaba ndi umuntu utera tatuwaje ibintu byo gutera tatu nabyo ndabikunda ku mubiri sinzi hano umubiri wanjye nanjye urabibona ko nawe nkunda tatu mu maso ahantu hose ko ziba zihari n'umubiri wanjye abajene nzabereka ubutaha nkunda gutera tatu ikindi ndi umwaritiste ndashushanya nkunda gukora ibintu byo gufata imyenda ishaje nkayigira mishyashya amakote imipira ukabazana ipantaro ntago ari uruganda ariko ngiye iyo mfite n'ipantaro y'ubururu iyo yacutse nyigira nshyashya ikote ryakwire bino bikote by'abamotari bishaje nkabibagirira bishyashya mbega ndi umudizayina mu guhimba utuntu dutandukanye nkoresheje irangi. Dusezera ku bari badukurikiye kuri International TV soza bakubita akapera reka mbaririmbire ku ndirimbo yanjye yitwa Hebeba ni imwe mu ndirimbo zasohotse mbere ariko muri make arumva ngiye mafite byinshi byo kubabwira boy ngiye n'ubimana ngiye nawe wakubita Hebeba yitwa Hebeba. Ijambo Hebeba risobanura nyine nko kwa kundi umuntu ushaka kugenda mu muhanda nk'iyi telefone n'urugero akayikwiba yamara kuyikwiba akayijyana ukamubura ugasigara uri guhebeba nyine uri kuvuga atari kwamusubira nibyatemani bigenze ute urumva n'ukuntu urumva ni story rero iyo ndirimbo yitwa Hebeba naririmbye ku mukobwa n'umukobwa twakundanaga dukundana umuniga umwe tuza guhura ndi kumwe n'uwo mukobwa ariko biza kurangira wa muhungu amunwara namukumwa nasigaye nibaza ukuntu abikozemo mane mw'iryo joro twari twasohokanye na demo baby wanjye rekanye baririmbira baro bayumve bayita ngo nakoze hip hop nkora drill nkora trap iyi na afrobeat mbamanukiyemo Elvis bamere beat maz beat abanzi banjye reka bahebebe batesha umutwe n'icyuki cyanjye yemen ku baby wanjye yitwa Shori Biricini Makuberi wanjye yikundira abaji akunda abastari kuzumebaho nafunga ufite hano turamugaburira inota ziryamama akazigaraguramo afiringa urukundo rw'abasani kuko abwirwa ko ari umusani nkanjye muha byose maze abantu badafite mani barimo bahebeba bambona kuri televiziyo natwitse umwari namuguriye byose hiti ndi kwirya koko baba bayagaye batazi ukuntu byagenze ngaho nimuhebebe pucu nimuhebebe uyu ni uwanjye mwe muraraburije pipirekana n'abahebeba nimuhebebe murahebye nimuhebebe urahebye ngaho hebeba abami bibesheje byakomeye urabahereresha neza tuzasubire reka kubwo iminota dufite itari myinshi reka tubashe kubasha gusezera abakunzi barakuye kuri International Harmony TV babwire ngo uyu muhungu rwose niba mwamukunze muranyandikira hasi muri comment mumbwira ati bakanguruza mutugarurira aradushimishije kabisa duhaye show ku kiganiro gitangiye kugeza kirangiye ushimire musaza cha urakoze pe n'utaho zanumira ahubwo ngiye mba nkunda ibintu nk'ibi nayo maze igihe narabuze amashow muri gihugu hose mwese show nimukureho nibakangura sireka usabe rero kandi subscribe niba utari wayikanda kandi ndagushimiye wamaze kuyikanda ibiganiro byacu nakagaruka ni buri munsi ciao